mbona abagabo benshi bakunze no kuja hafi aho bari kubagira imibabwa y'inyama yamwirunda mu kanwa hakumva yaryaho nta n'urumi yarwagira nugakomeza arahengeza ati muzihindure ziri gukeka ariko nta muntu bawe guhaya akazi urebye nabi wakwiba iyo ukomeje gushora indi imbere bisoza wibye niyo mpamvu mwijuru ntabwo nigeze soma mu kirere ngo hari ahantu tuzaramira umutima ahubwo twakunze azaba yaje mu gitondo nababwiye dufite abagabo bavoma hafi nuko wamubaza atari ko wiriwe he kutaje kwegura amase ati kuvumbaje ngo niriwe ibirayi ntabwo nkibiriye kandi si ibirayi bikubajije ngo wiriwe burya ibirayi biba birenganye murahari ko wamubaza uti ariko buriya kuri kubana ikibara kigiye kurara ko turatera ibirayi aho amafaranga wagurishije mu hene wayasize ati bo kuvumbajije aho amafaranga nayashize ndarara ntariye tukora tukagira n'abagore n'ubundi b'abatalibani bakavuga ati si ubyanze kuwa mbere ngwe uzabirya kuwa kane byagaze Yesu ashimwe bazabura aho bagana Yesu agarutse abantu bababaraga nk'abizera ariko ibyo kwizera bitabarimo mwitorero bigaragara ko n'izina rye ririmo ariko mwijuru ntago yakoraga ibijyanye n'iby'itorero risaba dubwo akabaho rero yihambira mu bitorero abasunika ubu tumaze iminsi turi bakeya ariko ejo bundi ku isabato muzasanga urusengero rurukunigana abo bantu b'imico yananiye nibuzasanga bari kudusunika ariko nkakubaza ko mwijuru ni itangazo ritangazwa iyo dusomye mu byahishuwe igice cya 8 dusanga ngo mwijuru habituza nk'igice cy'isaha ubu buhanuzi bw'ituza nk'igice cy'isaha busobanura urugendo tuzagenda mu kirere rw'iminsi 7 imisiri nta hantu nasomye hari resitora mu kirere oya da nta n'ahantu nigeze nsoma mu kirere ahantu hari akabari dushobora kuzanywa ku bushera cyangwa se ngo tumwe ku bindi oya kuko twakunze azaba yaje tuzagenda urugendo rw'iminsi 7 nta gusamura kandi abazaje mu ijuru nabatsinze ipfa agafataho nk'imfunsi nk'ebyira akagenda akazishira nka hariya kuwa kabiri akakubaza ati n'ubu uracarakaye ntabwo urarya ati tugira kumbwira ubusa kereka yankoneshizemo naho yarabiteruye abishira hariya ubiri gutuma ubuzizi kuwa gatatu akongera akakubaza ati na n'ubu uracarakaye ati nibyo kuwa kane rero cyo nubwo nanarakaye ndigaruye bo akaja gufata bya bishimbo wanze kuwa mbere niba hari ugutsindwa kwa mbere kw'abagabo no kwanga ibiryo urabyanga bikiri bizima kibitsimba ukazabirya byaragaze cyangwa akagenda aratuzuzanya iby'abana bagiye barasigaza byose kuri bya bindi akazabiguha kuwa nyuma bese muri kumva kwivumburira ibiryo ni byiza rero kuko hari igihe abiteka byamuvunye wabyanga cyo kora nawe bikamubabaza bigasoza biriye mu marira rero hari itangazo ndatangariza bari hano nitugera mu ijuru nta mugore uzongera gusubira mu gikoni ngo ashigishe igikoma oya da ntawuzongera kuvuga ngo arahata ibirayi ntabyo tuzarya ku matunda gusa ukabuzi ngo ugiye guterana n'abantu birinze inzoga kuva kera binywera amazi gusa bakinywera n'igikoma ukaza wanyoye urwarwa ariko ubundi bagutuje mu ijuru wazasengera muri hebara n'ikibazo mbaza asigaranye Bibiliya yera ariko inyuze mu mugore mushe muramenya amateka umugore yabonye abantu babamaze bari kubatwika barangiza bagatwikana Bibiliya zabo umugore aravuga tumva Bibiliya ko zishize kandi abantu b'Imana bakaba baheze mu misozi nta n'ijambo ry'Imana bafite ko bazitwitse rizava he burya Imana ifite inzira zirenze 1000 umugore yakoze ubugari arangije afata Bibiliya ayizingira mu mutsima aragenda arawukaraga awushira mu ciba he ku mwana ntiyashira umujisho ntiyashiramo ibyo gufata umwana agenda ari kureresa amaguru n'umutwe warangamye nuko ngo abicanye bari kuri bariyeri baramubaza bati wa mugore uretse ko wasaze ugiye he arabasubiza tumva rero ngiye kureba se w'uyu mwana niba yaba yarapfuye cyangwa niba yaba akiriho icyo ciba kiri mw'iki ati n'umutsima muhembye uyu mwana nuko umugore baramwitegereza bati nta bwenge ugira n'uyu mwana tubabari utazi ibyo ari byo ngaho mujane n'uwo mutsima Bibiliya irambuka
irambuka igere mu bavoduwa, kandi abantu bari barapfuye bashize. Yasanze abavoduwa barimo bari kurira batumva buriya ko Bibiliya ntayigihari, Imana tuzayizerera muki? Umugore arababwira ati nimuhumure, Imana yaciye inzira mu mutsima, none Bibiliya ntayizanye. Haleluya. Nubwo uyisoma n'intege nke, ukayisoma ntiwizere ibirimo, ariko yaturutse kure. Abagabo benshi barayipfiriye, abagore benshi barayipfiriye. Iyo dusomye mu ntambara ikomeye dusanga mu karengane kabereye ikorize, nimusoma ku magambo avuga ngo impindura amatwara mu Bufaransa. Abo kuri icyo kibuga bacukuragaho ibyoba, bamara kubishukura bagatumaho abantu bati yemwe abantu muri kwamamaza ko Yesu ari umukiza, ko yazutse akaja mu ijuru, ubu turi mu mahoro. Ariko akaga karimo kaza buhoro buhoro. Igihe nikigera hazaboneka imigabane ibiri, abakorera Imana n'abatayikorera. Hazaboneka imigabane ibiri, abakorera Imana n'abatayikorera. Nubwo abantu benshi badaha agaciro ibya Bibiliya, umva yitwaza Bibiliya kandi akaba ari ari kuvuga, numvaga indahiro ubu ngubu ihari no kuvuga ngo Yesu we, Mwami Yesu, toka Satani. Ariko uyu muntu ibyo ari kuvuga arabizi. Dusanga aho ikorize ngo bari barateguye ibyoba byo gushinguramo abantu, bananiwe kubica, babahaze, babatumagaho ngo nimuze iyi tariki n'iyi niba mukomeje guhamya murabihamiriza muri birabyoba. Nuko amagambo ari mu ntambara ikomeye muje murayisoma namwe. Harimo amagambo avuga ngo ababaga barahambwa uwo munsi, abakobwa bagendaga bakenyeye nk'abagiye gusezerana, abasore bakambara amakoti nk'abagiye gusezerana, ngo bamanukaga mu byumba bagiye kubashiriraho itaka nk'abagiye mu byumba barararamo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ntihabwa icubahiro. Gusa ndi kwibaza ikibazo, ndi hafi gusoza amateraniro. Twatangiraga saa 11 mbere, birazamuka bigera kuri saa 12, none ubu zibaye saa 12:50. Mbese wakwiyongeza ibindi byumweru bibiri, abantu twaje turatangira sangahe? Mwansubiza. Bura twaje dutangira sangahe? Sangahe? Abantu baza si buriya? Mwansubiza. Reka tugira amagambo rero twaganira. Yesu ashimwe. Twagize amateraniro meza cyane, niba ari ukwishima niba ari ikibazo ntisinabimenya, ariko ngiye kwirukanka cyane kubera kuko bwije. Ntabwo nakora nkuko twakoze ngo bigaragare ko twese turataha bwije ngo nuko mwaje mukererewe. Ariko ndahera ku somo riri hano, Yesaya 52, hari amagambo meza nkunda. Ku mutwe w'amagambo uvuga ngo inkuru nziza y'agakiza abisi bose bazabona. Nuko hakurya ku murongo wa 7 haravuze ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru y'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Siyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Haleluya. Imana yawe iri ku ngoma. Aya ni amagambo meza avuga ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. Burya inkuru mbi n'inkuru nziza biratandukanye. Numva muri itorero ryacu bakunze kuvuga ngo inkuru mbi ni twatsinzwe. Sibiri kumvikana se? Iyo bigaragara ko abantu bari ku rugamba bigasoza batsinzwe ni inkuru mbi. Ariko niba bigaragara ko bari ku rugamba noneho bakumva bavuze bati burya rero twatsinze, ni inkuru nziza rero. Inkuru nziza ku musozi ni iyi. Ibirenge byuzanye inkuru nziza ku musozi ni byiza ku musozi. Haleluya. Byamamaza ibyiki? Byamamaza iby'agakiza. Noneho akabwira Siyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Kambwira bari hano babarabarira, bafite ibibazo, kandi mu isi burya ibibazo ntibyabura. Abafite ingorane, abafite bitumvikana mu mitima yabo, ni muhumure, Yesu ari ku ngoma. Kandi ubwo ari ku ngoma igihe kizagera burya intego y'ubutumwa bwiza. Kambwira intego abantu bari hano y'ubutumwa bwiza mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa 7 ni iyi ngiyi. Ni uko Yesu yarwanye agatsinda, kandi Yesu ashimwe agapfa akazuka. Nta muzuko uhari ubutumwa bwiza ntabwo bwaba buhari. Burya ubutumwa dutwaye ni ubu ngubu. Yesu azagaruka
Yesu azagaruka. Iyo dusomye muri Yohana 14, ni amagambo nayo meza nkunda nshaka kuyasangiza namwe muri uyu mugoroba, nubwo bigaragara ko iminota isa nk'iri kugenda cyane, ariko burya bazanye amatwi ntabwo barabura ijambo batahana. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. 14, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyo aba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Aya ni amagambo nanone yihumure. Ntimuhagarike imitima. Ubu mukanya nkunze gukurura mu bwenge nkareba, ku manywa nabonye abantu bambaye ibitandukanye, kandi n'ubu turi kumwe hano abantu bambaye ibitandukanye kandi mwambaye neza pe. Imana ibaha umugisha. Saa sita z'amanywa nari ndi mu soko, mbona ukuntu abantu bamwe batanditse imyenda, abandi bambaye neza pe. Burya isoko riba ryaremwe n'abakene n'abakire, yego. Ariko buriya ubamanywa yimukiye ijoro. Ahari uwatangaza itangazo mu baryamye saa sita z'ijoro, akavuga ati buri wese uko ameze nahaguruke duhurire mu isoko, hatagira ikintu akoraho. Mwabona ni forume y'abambaye ubusa, nibyo duhuriye mu isoko saa sita z'ijoro. Mbese twaba twambaye buriya? Avuga bati uragira icyo akoraho mu cyera adasanganwe bamukubite. Ahubwo ni forume yose ijye mu isoko, wasanga twambaye uko twavutse. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ariko mu ijuru tuvuga ntabwo buzira, naka tukamenya. Ubu mukanya kuko twizeye ijoro, tugiye kwiyambura. Muri uku kwiyambura tugiye kwiyambura, burya abantu twizera ijoro, ariko ijoro burya ntabwo ari ryiza. Utaryizeye ntiwakuramo, siko bimeze simba. Ariko ibintu bishobora kubuza abantu amahoro nijoro, noneho bigatuma bari bambaye ubusa bapfa kugendera aho ngaho. Ariko inkuru nziza ni iyi ngiyi. Impamvu twapfa kugendera aho ngaho, amahoro make yabonetse mu gihugu, twakwirukanka kugira ngo dukize amagara. Ariko mu ijuru ntabwo tuzongera guhunga. Yesu ashimwe. Mu ijuru nta guhunga kuzabayo. Mu ijuru nta mfubyi, mu ijuru nta mupfakazi, mu ijuru nta mukene, mu ijuru nta n'umukire uzaba uriyo, ahubwo twese tuzaba turesha. Niba tuzaba turesha rero, Yesu abwira abantu basigaye muri iyi si yuzuyemo amarira n'ibibazo byinshi, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyo aba adahari nta muntu uzacumbikira undi. Mu ijuru buri wese azaba afite inzu, iko ntamena. Mu ijuru buri wese azaba afite inzu. Ntabwo bizagira ngo bamwe bagira amamodoka noneho ugenda utereze ngo uzagere i Kigali, ahubwo buri wese azaba afite amababa. Iki nyitekerezagaho nkareba, ariko aya mababa azaba ameze hehe? Ahaganaye ni mu mbavu. Mbese mwarabisomye basomye? Amababa azaba ari mu mbavu, azaba ari ku rutugu, azaba ari ku mugongo. Ndewe giye amababa azamerera nk'ahayoberwa. Burya ku bantu bazamera amabere ushobora kubona iyo tukiri batoya, ukabona hano hari akantu kari nk'agasununu, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa, ariko ukamenya ati hari ikimenyetso cy'uko ibere ariho rizazamukira. Mbese ko twizeye ko tuzajya mu ijuru, haleluya, amababa azaba arahaganaye, azaba ari ku birenge, ese azaba ari ku maguru. Icyo nzi cyo, haleluya, aho azamera hose tuzayaragurukisha, tuzamuke mu kirere. Burya amagambo aratubwira ngo tuzagenda urugendo rw'iminsi 7. Ku bantu bakunda kurya rero n'abantu bakunda kunywa, kambwira banywi kandi muno, ariko abantu ntabwo babagiraga. Umuntu akaba aje mu nzu y'Imana akaza yanyoye, ukabuze ngo ugiye guterana n'abantu birinze inzoga kuva kera, binywera amazi gusa bakinywera n'igikoma, ukaza wanyoye urwarwa. Ariko ubundi bagutuje mu ijuru wazasengera muri hebara. Ndi kibazo mbaza muraho? Buriya bagutuje mu ijuru wazasengera byari wayigurira kwandi?
iyo dukurikiranye amateka yo mu ijuru dusanga mu ijuru hari amagambo ari hano mu byahishuwe mu gice cya 22 hari amagambo ahari avuga ngo iki aravuga ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa hagati hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe uko kwezi gutashe ibabi byacu byari byo gukiza amahanga nta muvumo uzabaho ukundi ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama bizaba muri urwo rurembo kandi imbata zose zizayikorera zizabona mu maso ha izina ryawe ryanditswe mu ruhanga rwazo nta joro rizabaho ukundi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba kuko umwami Imana azabavira kandi bazahora ku ngoma iteka ryose aba nabanesheje babaye mu isi atarabisi ikibazo nabazaga rero anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo burya Yohana mu kwerekwa nta kabare yigeze yerekwa mu ijuru oya yeretswe uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi kandi hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo abera bazaryaho kababwire niba rimwe nabwiye hari sinzi nta mugore uzongera gusubira mu gikoni oya nta mugore uzongera gusubira mu gikoni mu myaka 1000 tuzamara mu ijuru nta mugore uzongera gutwita haleluya ngo wumve ngo ari kurwana n'indi umugabo yigaramiye ahubwo Bibiliya iratubwira ngo tuzaba tumeze nk'abamarayika katira abagore mbese bakumbuye kuzajya mu ijuru ko ndi kubona bake Imana bahumugisha mbese namwe murambiwe mu gikoni niba ari mu gitondo nababwiye dufite abagabo bavoma hafi nuko wamubaza atari ko wiriwe he kutaje kwegura amase ati kuvumbaje ngo niriwe ibirayi ntabwo nkibiriye kandi si ibirayi bikubajije ngo wiriwe burya ibirayi biba birenganye murahari ko wamubaza uti ariko buriya kuri kubana ikibara kigiye kurara ko turatera ibirayi amafaranga wagurishije mu hene wayasize ati bo kuvumbajije aho amafaranga nayashize ndarara ntariye cyakora tukagira n'abagore n'ubundi b'abatalibani bakavuga ati subyanze kuwa mbere ngwe uzabirya kuwa kane byagaze agafataho nk'imfunsi nk'ebyira akagenda akazishira nka hariya kuwa kabiri akakubaza ati n'ubu uracarakaye ntabwo urarya ati tugira kumbwira ubusa kereka yankoneshizemo naho yarabiteruye abishira hariya aho biri gutuma ubuzizi kuwa gatatu akongera akakubaza ati na n'ubu uracarakaye ndati nibyo kuwa kane rero cokora nubwo nanarakaye ndigaruye bo akaja gufata bya bishimbo wanze kuwa mbere niba hari ugutsindwa kwa mbere kw'abagabo no kwanga ibiryo urabyanga bikiri bizima kibitsimba ukazabirya byaragaze cyangwa akagenda aratuzuzanya iby'abana bagiye barasigaza byose kuri bya bindi akazabiguha kuwa nyuma bese muri kumva kwivumburira ibiryo ni byiza rero kuko hari igihe abiteka byamuvunye wabyanga cyakora nawe bikamubabaza bigasoza biriye mu marira rero hari itangazo ndatangariza bari hano nitugera mu ijuru nta mugore uzongera gusubira mu gikoni ngo ashigishe igikoma woya da nta uzongera kuvuga ngo arahata ibirayi ntabyo tuzarya ku matunda gusa abagabo bamwe harane bari kuvuga ngo amena Yesu ashimwe umugabo umwe yarasanzwe ari umunywi w'inzoga kumenya narakibabwiye n'ubundi bisoza agiye kwicara mu bari kunywa amazi babakiri yibwira ngo hari turaducupa turi mwarukoro arasoma yumva ati si ko ndi kumva kumenya rukoro yaravuyemo kantegereza kandi bamuzanira kandi agasomye yumva nayo n'amazi ariko babandi babakire bo bari kuyagotomera bese baguwe neza bameze neza nuko umunyembabaza mubonye umugabo yakomeje kubaca kukamenyereye inzoga basanzwe basangira aragenda ati niko wayobye wagiye ahatariho vahinje kukwereka aramuterura mujyana mugeza hariya nuko amuhereza inzoga abona kwishima hari abantu Yesu ashimwe bazabura aho bagana Yesu agarutse abantu bababaraga nk'abizera ariko ibyo kwizera bitabarimo mu itorero
bigaragara ko n'izina rye ririmo, ariko mu ijuru ntago yakoraga ibijyanye n'iby'itorero risaba. Dubwo akabaho rero yihambira mu bitorero abasunika. Ubu tumaze iminsi turi bakeya, ariko ejo bundi ku isabato muzasanga urusengero rurukunigana. Abo bantu b'imico yananiye nibuzasanga bari kudusunika. Ariko nkakubaza ko mu ijuru ni itangazo ritangazwa. Iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 8 dusanga ngo mu ijuru habituza nk'igice cy'isaha. Ubu buhanuzi bw'ituza nk'igice cy'isaha busobanura urugendo tuzagenda mu kirere rw'iminsi 7. Iminsi nta hantu nasomye hari resitora mu kirere, oya da. Nta n'ahantu nigeze nsoma mu kirere ahantu hari akabari dushobora kuzanywa ku bushera cyangwa se ngo tumwe ku bindi, oya. Kuko twakunze azaba yaje, tuzagenda urugendo rw'iminsi 7 nta gusamura. Kandi abazaje mu ijuru nabatsinze ipfa. Ngwiki mvuze ngwiki, abazajya mu ijuru nabatsinze ipfa. Burya hari abagabo benshi ipfa risutaguza. Mbona abagabo benshi bakunze no kuja hafi yaho bari kubagira imibabwe y'inyama, yamwirunda mu kanwa akumva yaryaho nta n'urumi yarwagira, nugakomeza arahengeza ati muzihindure ziri gukeka. Ariko nta muntu bawe guhaya akazi, urebye nabi wakwiba. Iyo ukomeje gushora indi imbere bisoza wibye. Niyo mpamvu mu ijuru ntabwo nigeze soma mu kirere ngo hari ahantu tuzaramira umutima, ahubwo twakunze azaba yaje. Rero amagambo akatubwira ngo n'abapfiriye mu bituro bazaba bazutse. Indwara zidakira zaba bigaragara ko zazaramaze abantu bacitse urupfu bazutse. Abakiri bazima bahinduwe, niko Paulo yavuze mu rwa mbere rw'Abakorinto 15 umurongo wa 52. Amagambo aravuga ngo reka mbamenere ibanga, ntabwo tuzasinzira twese, ahubwo tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Impanda y'Imana izavuga koko abasinziriye muri we niba bazabanza kuzuka. Nuko abakiri bazima duhere ko duhindurwe, dufatanirize hamwe gusanganira umwami mu kirere. Yesu ashimwe. Ariko mukunze gukurura mukareba igihe umunsi nyirizina Yesu azabaje, abari mu bituro bagiye bapfuye tugiye tubakunda, izari inshuti zacu. Burya Yesu natinda bamwe muri twe tuzaba twarapfakaye. Warabuze umugabo cyangwa se narabuze umugore cyangwa se yarambuze. Rero umunsi mukuru uzaba ukomeye ni uwuhe? Ni uguhamagaza impanda. Uwawe wari warapfuye ukabona arazutse, umwana wawe wari waragiye akaba arabonetse, umugore wakubahaga. Sinzi ni abantu bakundaga kubivuga ko atari byiza gushaka kabiri, ariko urupfu rutuma umuntu ashaka kabiri. Hari igihe ushaka umugore wa mbere akagutetesha, yemwe akajya gusomesha igikoma. Mbonaga abakobwa bazi gufata neza abagabo, akamusomesha igikoma. Hari n'igihe yakimuhoreza akakimusomesha, yaramuka apfuye mana hakaza igisimba. Igisimba kivuga ati ibyo wigize ndagukosora. Kandi burya kera bakosoraga amanota. None ibintu bari baragutetesheje byose baragukosora babigukuremo. Hari icyo gikoma, hari ayo mazi. Sinzi niba narababwiye umuryango umwe umugabo ava mu rugo, nuko abana bakanyarukira ku birayi bakabihata, barangiza kubihata bakabiteka bakashiramo inyanya bakabikaranga, barangiza bakabyarura bakabirya, bakongera bakoza isafuriya. Umugabo ahindukiye ati nta kantu mwashize ku masiga, ati twari turateka ubusasi, ariko bo bariye. Imana ikemera ko icyo giti mu bana. Burya ngo harabo Yesu yateganirije kuzahanagura amarira. Aleluya. Harabo Yesu yateganirije kuzahanagura amarira, kandi kuduteraniye hano ibituvuna biratandukanye. Ariko mu kirere nicyo nandi kubabwira, nta kabari tuzanywamo, nta resitora tuzaryamo, ahubwo nasomye amagambo ngo tuzaruhukira ku isabato. Nta muntu uzakandagira mu ijuru, kuko iminsi 7 tuzayigenda mu kirere, turenze izuba, turenze ukwezi, turenze inyenyeri. Burya uyu mugabo witwa Paulo yavuze ngo tuzagera mu ijuru rya gatatu, aho data wa twese ari. Aho data wa twese ari rero ngo
aho tuzaruhukira isabato ku masatara acumuye, aho niho ba Eliya bategerereje. Iyo dusomye mu Baheburayo dusanga ko aba bose bapfuye bacizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ndetse hari n'abandi bazukanye na Yesu yazutse. Yesu ashimwe. Abo bo ni bizima bari kumwe nawe, bari guhamiriza bavuga batumva iyi si nakwe twayibayemo itugerageza muri ubu buryo. Hari ibyo bita ibizima bifite amaso impande zose. Ibi nabyo nanone ngo bihora bihimbaza Imana. Hari abitwa abamarayika, abakerubi, abasarafi, burya hari n'amarayika uturinda. Yesu ashimwe. Abo bose amaso yacu abora yabaye mazima, tazongera kubora ngo tuzabareba. Tuzareba umurimo Imana yadukoreye mu isi Satani arimo, ngo tuzatangara, tuzahora turi kuvuga ngo Mana uruwera. Kubera iki si imirimo yakoze ni y'agatangaza. Muri uyu mugoroba kanongere mbibutse rero, turi mu isi, tugiye kuryama mu isi Satani arimo. Abenshi bararana amarira, abandi burya hari n'abaje kuryama ntibasinzire bitewe n'ibibazo byabasaritse, ibintu byakomeye cyane, ukibwira ngo abantu basinziye naho bameze baryo. Saa 5, saa 6, saa 7 uja kumva umwe ari kwayura, saa 8, saa 9 ukumva inkoko zirabitse, uwagiye mu buriri kandi amashuka ashushe, amakuvureri ntacabaye, ariko ba nyiri kuyaryamamo bo nta mahoro bafite. Rero Imana izatwimura ituvane muri iyi si, nituruhukira isabato kwa Eliya na Enoki. Burya impamvu tuzaruhukira kwa ba Eliya no kwa ba Enoki, Enoki ngo mu buhanuzi nasomye, muzasoma ayo magambo ari no mu nama zigirwa itorero, igitabo nagiye ngurisha, bamwe baragifite hano, ku ngorano z'abakiranutsi mu cigisho cya mbere, mu nama z'urusoro mu gitabo cya mbere, mu cigisho cya mbere, ku ngorano z'abakiranutsi ni musoma muzasanga ngo tuzerekeza iyo ku nyanja y'ibirahure tugeze mu ijuru, ariko twamanje kuruhukira isabato kwa ba Eliya. Nuko ngo uwerekaga uyu muja w'Imana yabonye Eliya azaba afashe urugi rw'imarigarita nziza, ngo ni uzereka abataranyuze mu rupfu aho bazaja kwicara. Abo ni abahanganye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo bigasoza batsinze. Yesu ashimwe. Eliya rero azabereka ngo muje kwicara hariya, babahinduye. Iyo dusomye mu Byashuwe 14 dusanga ngo anyereka, na amagambo ari hano avuga ngo mbona 14 mu Byashuwe hari amagambo ari kuvuga ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane. Kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 na babakuru. Nta muntu wabashe kwiga iyo ndirimbo keretse babana 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho aja hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo bazabe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko barabaziranenge. Aba bantu 144 Eliya azereka aho bazaja kwicara, ngo nabazaba bagize korari bazaririmba indirimbo itigezwe imenwa n'umuntu kereka nyirayo. Iyo dusomye hano mu Byashuwe mu gice cyaho cya 2, nifuje ko ntasoza amavuna tigishijeho mu Byashuwe. Yesu ashimwe. Yohana ari mu kirwa cy'Ipatimo yerekwa mu gice cya 2 cya hano ku itorero ryitwa Simuruna, ndetse bageze no kuri rya 3 ryitwa Perugamo, ariko Simuruna ngiye. Isimuruna baravuze ngo Simuruna ni iki? Ni ishangi. Ishangi ni iki? Na gati ushobora kuvuna mu mwanya wo kugira ngo kavunike, ahubwo kagahumura. Ni umubavu, niyo shangi. Turukumvikana se? Nuko amagambo akaza kavuga ngo iri toro ryagereranyijwe n'agati bagombaga kuvuna, aho kugira ngo kavunike kume kakarushaho ahubwo gutama cyangwa se kakarushaho guhumura. Amagambo aravuga ngo uwa mbere ari we w'imperuka,
wandikira marayika w'itorero ry'Isimuruna uti uwa mbere ari we w'imperuka, uwo ari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi nubwo utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, kandi kugira ngo mugeragezwe kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko uje ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Haleluya. Ariko haraguru akavuga ngo ufite ugutwi nimva by'umwuka abwira amatorero. Iri torero rya Simuruna ryari itorero ryari riri mu rupfu rukomeye cyane. Iyo dusomye mu ntambara ikomeye dusanga harimo akarengane guhera muri 538 ubwo Roma nyirisitu byari bigaragara ko ari iyoboye, hatangiye akarengane kugeza mu 1798 mu mezi 42 ari mu byahishuwe mu gice cya 12 ku magambo avuga iby'umugore n'ikiyoka. Dusangamo amagambo atwereka ko bizamara igihe, ibihe n'igice cy'igihe bihwanye na none iminsi 1260. Twasoma muri Ezekiel igice cya 4 tugasanga ku murongo 3 bavuga ngo burya umunsi umwe wari uhwanye n'umwaka, bigasoza bibaye imyaka 1260 iyo abana b'Imana barenganirijwemo cyane. Nkagaruka hano Simuruna, amaraso yabera yeraga abandi. Babaruye uburyo bugera muri 19 akarengane kagiye kabamo. Ibi ndabikururaga nigeze nsoma mu Baheburayo igice cya 11 ndakeka nimwe nabisomeye amagambo avuga ngo mva n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Abo mu gihe cy'Isimuruna babambikaga impu z'intama, bakaboherereza intare zashonje zikabatanyaguza, bakababwira batumva rero niba mushaka kugira ngo mugire amahoro tutabaha izane ngo zibatanyaguze, nimwihakane uwo mwami muri kuvuga, mutongera kwigisha muri iryo zina. Muzasanga mu byakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 29 Petero yavuze ati mva ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Bemeye rero kugenda barapfa. Muzasanga abo ba Petero barababambye babacuritse, hari abo bagiye bakuraho uruhu, Yesu ashimwe, hari abo batwitse mu mavuta, abo ni ba Yohana. Iyo dukurikiranye abasimuruna dusanga ngo bamwe nimukurikirana akarengane kagiye kabaho ngo usanga bamwe barababohaga babakuyemo imyambaro yabo, noneho bakabakomeza babaterera epfo mu bishanga, bakabamarisha iminsi 3-4 bagakarangira ibiryo hafi yaho bari kugira ngo babikumbure bahakane izina bari kwigisha. Barageragejwe mbabwire, bigasoza imbwa ziri gucungira hafi ngo zabona inzara imaze kubarembya zikaza zigatangira kudomora inyama z'amatako, ukaba wataka ngo ndapfuye ariko kuko washonje izwi ntirisohoke. Abo bose bapfuye bacizera, banze guhakana Imana, kuko ijambo bari barasomoye riravuga Yesu yaboherereje aya magambo mbere, arababwira tumva rero dore mugiye kumara iminsi 10 mubabazwa, ariko uje ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Mu gihe abantu benshi iby'Imana babijamo bari gukina, ariko abakera bo bemeye gupfa bazira iby'Imana. Dukurikirana amateka yo mu gihe cy'intumwa za mbere, igihe wumvaga akarengane kakabije, abantu bahaze kwica abantu, byabaga ngombwa ko banyuranya inkerezo. Noneho abantu bagatonda umurongo, abasirikare bagaturuka inyuma bakubita, basunika uw'imbere, urukezo rugafata imikamba, kugeza igihe bakomeza gusunika amara gacika kabiri, bagakomeza bagasunika, niko urutirigongo rucitse, igice kimwe kikagwiye ikindi hana, ariko abo bose bapfuye bacizera. Dusangamo abavoduwa mu ntambara ikomeye muri iki gitabo dukunze gutanga cyane, kirimo amagambo y'abitwa abavoduwa bamaze imyaka 1000 mu misozi. Ngo aba bantu iyo babaga bafatanye Bibiliya byabaga ngombwa ko batwika za Bibiliya, nuko bari ku ruhande bakavuga batumva rero burya nubwo mutwitsa za Bibiliya barazisomye, izi basomye rero zizayobya abandi, nimurusheho mu batwike. Barabatwikaga kugira ngo Bibiliya isigare yitwa y'abaprotestanti, kuko hari Bibiliya ya Roma yaciye Bibiliya yera, iyi ni y'abaporoso. Iyo bavuze abaporoso tuba tubona abantu bavuye bahunze bavuye Vatikani bahungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abaprotestanti rero basigaranye Bibiliya yera ariko inyuze mu mugore. Muje muramenya amateka.
umugore yabonye abantu babamaze bari kubatwika, barangiza bagatwikana Bibiliya zabo. Umugore aravuga tumva Bibiliya ko zishize kandi abantu b'Imana bakaba baheze mu misozi, nta n'ijambo ry'Imana bafite ko bazitwitse, rizava he? Burya Imana ifite inzira zirenze igihumbi. Umugore yakoze ubugari, arangije afata Bibiliya ayizingira mu mutsima, aragenda arawukaraga awushira mu cibo, aheka umwana, ntiyashira umujisho, ntiyashiramo ibyo gufata umwana. Umwana agenda ari kureresa amaguru n'umutwe warangamye. Nuko ngo abicanyi bari kuri bariyeri baramubaza bati, wa mugore uretse ko wasaze ugiye he? Arabasubiza tumva rero ngiye kureba se w'uyu mwana niba yaba yarapfuye cyangwa niba yaba akiriho. Icyo cibo kiri mw'iki ati ni umutsima muhembye mpembye uyu mwana. Nuko umugore baramwitegereza bati nta bwenge ugira, n'uyu mwana tubabari utazi ibyo ari byo, ngaho mujane n'uwo mutsima. Bibiliya irambuka igere mu bavoduwa, kandi abantu bari barapfuye bashize. Yasanze abavoduwa barimo bari kurira batumva buriya ko Bibiliya nta igihari, Imana tuzayizerera muki? Umugore arababwira ati nimuhumure, Imana yaciye inzira mu mutsima, none Bibiliya nayizanye. Haleluya. Nubwo uyisoma n'intege nke, ukayisoma ntiwizere ibirimo, ariko yaturutse kure. Abagabo benshi barayipfiriye, abagore benshi barayipfiriye. Iyo dusomye mu ntambara ikomeye dusanga mu karengane kabereye ikorize, nimusoma ku magambo avuga ngo impinduramatwara mu Bufaransa. Abo kuri icyo kibuga bacukuragaho ibyoba, bamara kubishukura bagatumaho abantu bati yemwe abantu muri kwamamaza ko Yesu ari umukiza, ko yazutse akaja mu ijuru, ubu turi mu mahoro. Ariko akaga karimo kaza buhoro buhoro. Igihe nikigera hazaboneka imigabane ibiri, abakorera Imana n'abatayikorera. Hazaboneka imigabane ibiri, abakorera Imana n'abatayikorera. Nubwo abantu benshi badaha agaciro ibya Bibiliya, umva yitwaza Bibiliya kandi akaba ari kuvuga, numvaga indahiro ubu ngubu ihari no kuvuga ngo Yesu we, mwami Yesu, toka Satani. Ariko uyu muntu ibyo ari kuvuga arabizi. Dusanga aho ikorize ngo bari barateguye ibyoba byo gushinguramo abantu, bananiwe kubica, babahaze, babatumagaho ngo nimuze iyi tariki n'iyi niba mukomeje guhamya murabihamiriza muri birabyoba. Nuko amagambo ari mu ntambara ikomeye muje murayisoma namwe. Harimo amagambo avuga ngo ababaga barahambwa uwo munsi, abakobwa bagendaga bakenyeye nk'abagiye gusezerana, abasore bakambara amakoti nk'abagiye gusezerana, ngo bamanukaga mu byumba bagiye kubashiriraho itaka nk'abagiye mu byumba barararamo. Haleluya. Barimwo bari guseka, babaza batariko ibyiringiro mufite nibiye? Bati twaye turi kureba ku muzuko mu gihe gitoya, nubwo iyi mibiri igiye kubora. Kambwira bicaye hano, uko wawusiga kose igihe kizagera umubiri uzabora. Mbona abantu babirasa, ukabona inzara yazihinduye, hari kuzirirwa mari kuzitogonjora, ukabona umusatsi yasize. Suko ndi kubabwira ngo mwambare nabi, mwambare neza, kandi no kuba ugezweho muri iki gihe sitwe tugomba kuba banyuba mu misozi. Cyakora ntago tugomba kugenda mu bimbere, tugomba kugendamo hagati bakatwigiraho. Ivuga muri kubyumva. Ariko uko wakosora kose umubiri, uko wakosora ingohe, uko wakosora iminwa, uko wakosora amatwi, uko wakosora inzara, Yesu atinze bizabora. Nuko aba bantu bari kuja muri bya byoba babacukuriye ngo babashinguremo, bagendaga bari guseka. Abo mu misozi, ndagaruka kuri Simuruna, amaraso y'abera yeraga abandi. Bari mu misozi barebeye, bari kubona ukuntu abantu bari guseka, bari kumanuka bababwira bati mudushireho itaka vuba turabona umuzuko. Burya Paulo yaranditse aravuga ngo mbonye yuko umubabaro w'agahwayihwayi utazabana n'ubwiza bwo guhishurwa bwa Kristo. Niyo mpamvu yakomeje kureba kwitaboneka. Birasaba muri ubuzima burimo budukaranga, ubuzima burimo ibirusha, ubuzima burimo ubukene, ubuzima burimo ubupfubyi, ubuzima burimo ubupfakazi, ubuzima burimo gutandukana kw'abashakanye. Sinzi niba naringeze nkibabwira, ubu dufite abasore bagezweho, akagenda karambagiriza umukobwa wanje mu nzu nujuje. Ndavuga ati buriya nindamuka mujyanye iranzu data bukwa azayimpa. Nuko ati sheri ndagukunda, niyo ndyamye sinsinzira, naho n'inzu yanje ari kureba. Numva nkukunda kandi naragupfiriye, naho n'inzu yanje ashaka kumurya. Yabonye ayibuze, umukobwa bura amahoro, yamara yo amezi abiri ukumva ngo yavuye mu nzu.
ariko impamvu yavuye mu nzu nuko yanzu yashakaga, si umukobwa yashakaga, ahubwo ni inzu yashakaga. Dufite n'abakobwa bameze batyo rero, akagenda agakundira umuhungu mu kabutike kafite, akamwenenaho kabutike kagenda kayonga nk'isabune, kamara gushira ngo bo sheri sigaye ndabona utakiri umuntu, sigaye ndabona nta bitekerezo gifite. Kubera iki si butike yashize, nta muneke akibona, nta mukata akibona, icyayi cyahagaze, ubukene bwaje. Dufite imiryango myinshi iri gusezerana mu kwa gatatu, mu kwa gatanu bagatandukana. Kubera iki si ibintu yaragiye asanze. Nigeze mbabwira akantu ku ngingo ya 10 mu zisenye ngo hari amagambo ari havuga ngo mva aho kugira ngo usange umuntu ufite byose ariko akaba ataguha ibyo wifuza byose, yarutwa n'umukene ukamusanga mukabishakana. Kuko iyo afite amaboko abiri nawe ukagira amaboko abiri, mwaba mu mahoro. Ndasubira nongere nsubire muri subiruna. Ababaga barimwo bari kurebera uko ibibazo bimeze, nibo bavugaga batayiga Mana we, bari abantu ko bashize kandi bagashira bari guseka, bizeye iki? Iyi Mana yabo natwe tugiye kuyizera. Byasukaga nabo bamanutse mu misozi bari kumanuka muri bya byoba ngo babashingure, amaraso y'abizera yera abandi. Ikibazo muri ayo saa y'umugoroba ko nta karengane kariho, akaba nta kaga turinjiramo, urukwera izihe mbuto. Mu mahoro ufite ukiri n'abana bawe, mu mahoro ufite uri n'umugore wiwawe, mu mahoro ufite isambu yawe ukiyitegekaho, ni izihe mbuto urukwera? Ko abandi beza imbuto zo kuva amaraso kandi akera abandi bizera. Muri uyu mugoroba rero Yesu ashimwe, ndasoreza ku isomo riri mu byahishuwe. Nifuje kwigisha mu byahishuwe muri uyu mugoroba. Isomo riri mu byahishuwe 14 ku murongo wa 6 nguruke nsomo wa 9, nuko ndekera aho ngaho iminota navuze ndigisha ndabanyishoje. 14 ku murongo wa 6 hari amagambo avuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwira bari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wa mbere aravuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze. Kubaha Imana ni ugukomeza amategeko yayo. Ibi nta bindi ndongeraho. Yavuze ngo mwubahe Imana, n'abantu bagombye kubaha itorero ry'Imana. Kuryubaha ni gute? Ni ukumvira amategeko y'itorero. Yesu ashimwe. Mwubahe Imana muyihimbaze. Kuyihimbaza sinzi niba nimwe nasobanuye hejo bundi mu kuyihimbaza. Kubaha Imana no gukomeza amategeko y'Imana. Kuyihimbaza ni ukugira imibereho ijyanye no kwirinda, ukabaho uhimbaza Imana mu mikorere yawe. Ukabaho uri uwifuzwa. Abantu bakaba bakwifuza ko muganira, abantu bakwifuza ko mwasangira, abantu bifuza ko bagutumira ngo bahe inama, abantu bakwifuza ko mwakwicarana. Hari uwo mwagendana kuva hano ukaba mutarenga metero 50 atari yakubaza ngo uri kurya ibiki. Abo dufite abagabo benshi bamaze kuba nk'amasekurume, amasekurume y'akagari, amasekurume y'umurenge. Bese umuntu akiyumvamo ko ari we mugabo uzi kuvuga neza, ko ari usa neza, ko ari ukomeye kureza abandi, kandi wamubona ugasanga ari kuja gutereta umugore w'umugabo ufite ibiro 90 we afite 51. Ariko uko ari kwiyumvamo ko ari umuhanga. Mwubahe Imana, gukomeza amategeko y'Imana, muyihimbaze, imico yanyu igaragare nk'iy'abana b'Imana. Kubera iki si? Kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Heza amagambo akavuga ngo muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Iyo tugeze aha ngaha twongera kubona mu isabato. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Impamvu haboneka mu isabato nuko mu itegeko rya 4 hazamo amagambo avuga ngo ubike kweza umunsi w'isabato, mu minsi 3 urakora, abari ukoramo imirimo yawe yose,
ariko umunsi wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntuzagira umurimo wose ukoraho, ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Kubera ikisi? Kuko mu minsi 6 ariho Uwiteka yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, akaruka kuwa karindwi. Icyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Rero ndabwira abantu bakiri bazima, mukanya burya tugiye kuba barasobanura vango, ariko ubundi bitotsi ni iki? Uko gusinzira kwa gahwayi ni ibimenyetso biba bigaragaza ngo nawe urupfu rukurimo. Yesu ashimwe. Ubu nubwo wiri urikaza ngo uri mu soko uri gucuruza, wiriwe muri butike, abandi biriwe bigaragara ko muri gushaka amafaranga, ariko kuko urupfu rukurimo. Reka bigere saa 3 turebe. Njengera ikibazo rero iyo ntanze gusinzira ugafurura. Sinagukundira ngomeza nkunosha, ariko ubundi nkubaze kupfuye vuba bimeze bite? Yesu ashimwe. Yaba ari umusore hari n'abafuru mu ntambara twatinya, twabwiraga abantu bafurura cyo kuryama wenyine urapfa kandi ugasakuza. Sha kuryama wenyine. Abagore bagiye batandukana n'abagabo, niba ari ikigabo gipfa kwasama mu masasu, sha kureba iyo uryama. Kandi abenshi bapfaga bazize ibyo bitotsi. Yesu ashimwe. Benshi bapfaga bazize ibyo bitotsi. Niba abasirikare bamaze kumvaho yafururiye, hakaza akicara ntagukore, akagutegereza ngo uzakanguke. Hagarara aho ngaho bite byawe. Iyo uri gusinzira ni ibimenyetso bikwereka ngo nubwo wirata, ariko nawe urupfu rukurimo. Igihe kizagera usinziranire ko utazongera gukanguka. Niyo mpamvu umwirato waba muke, ubwibone wabugabanya, kwishyira hejuru wabivamo, ukubaha Imana kandi ukayihimbaza, kuko igihe cyo gukira abantu urubanza kiri hafi. Umurongo wa nyuma rero nguyu. Umurongo wa nyuma uri hano ku murongo wa 9. Marayika wundi wa 3 akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, ariko si nasoma ni wa 2. Reka nsome marayika wa 2. Marayika wundi wa 2 akurikira hati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, ari zo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Kansobanure ho gatoya nawe. Babuloni ubundi ni iki? Babuloni ni ijambo ryaturutse ibaberi. Ibaberi habereye iki rero? Igihe Adamu yaramaze gucumura, mu gihe cya Nowa abantu burya bakomeje kuzamuka bagira mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa babaza inkuge. Yego? Noneho 8 nibo bakiriye mu nkuge, ndi kwirukanka cyane. Abo 8 basigaye bakomoka kuri Nowa, Shemu, Hamu na Yafeti n'umugore n'abakazana ba Nowa n'umugore we. Aba nibo bamaze kubona, bitegereza ukuntu isi yarindagijwe n'amazi, bashaka kubaka umunara ibaberi. Nuko burya ngo Imana yitegereje ibyo bari gukora babishizeho umwete, iravuga ngo ibyo abantu bashaka bazabigeraho. Kambwira abantu bari hano, twahawe umudendezo niyo migisho turi kwiga. Ushaka wajya mu Mana kandi ushaka wayivamo. Yego? Akaga hari abayivamo bakanga bakihambira mu bayirimo. Gakomeza uraza kugerageza gusa kubuza abantu amahoro, ukaburi hano uri umukandida waramaze kwerekana itoro ry'abadivorisi kari abasinzi kandi ari we usindiyemo. Ukabuhagaze gutya waramaze kugaragara ko wacuye, batumva abadive nabo baracuraga, ari we izina ryawe riri gutuma bigaragara ko itorero ricura. Cyakora imbabazi z'Imana nje ndi wo gusaba nk'igihano, nagusabira gupfa. Kuko kugira ngo itorero rigaragare nabi, ariko bivuga mu rukubyumva, wagenda nk'abandi, ariko imbabazi z'Imana zo zikakomeza zikakurinda. Mwavuga amena. Mwavuga amena. Imbabazi z'Imana zo zikakomeza zikakurinda. Yemwe abantu bakavuga batumva, ariko utunukira ibintu birakomeye yemwe. Umugore noneho yagiye, dore arashenye n'ubundi, abana bose babuza amafaranga yo kujana ku shuri, abantu bakavuza induru, ariko ijuru rikakomeza rikakurinda, ugakomeza kuba byohe. Iyo uri gutegereje ngo uzisubireho. Babeli rero byashoje havuyemo Babuloni. Ubundi Babiru, irembo ry'Imana.
Babuloni rero ni urudubi rw'inyigisho z'ukuri zivanzemo ibinyoma. Mu mategeko 10 y'Imana niyo tugomba kubwiriza abantu ngo bubahe Imana kandi bayihimbaza. Yesu ashimwe. Uzasanga muri urudubi rw'amadini yamaze gutera, ugasanga niba ari umuririmbyi uririmba baravuga batumva naramuka asambanye cyangwa agatwarinda turamuhana turamuheza, ariko naje guhinga ku isabato nta kibazo kirimo. Izi ni inyigisho z'ukuri zivanzemo ibinyoma. Iraguye rero Babuloni, urwo ruvange rw'inyigisho z'ukuri kuvanzemo ibinyoma. Usanze bari kwigisha ngo umuntu tuzabona agiye mu kabari akanywa kuri byeri ntazongera kuririmba, wagira ngo iby'Imana bibarimo. Ariko bavuze batumva tubonye ikireka ku isabato bakwirirwa bari kuja guhinga. Nyamara wavuze ngo abantu ntibibe, niwe wavuze ngo no ku isabato batakora. Iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga inzoga, nizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Baravuze ngo inzoga ni inyigisho z'ibinyoma. Nanyumva neza? Izi nzoga zisindisha ni inyigisho z'ibinyoma, kandi mu bisindisha ni ibi. Ndavuga ayo matorero yo hanze, ushobora kubona baje bakavuza ingoma ati haleluya muhimana amashi haleluya ame umwami Yesu azaza kutujana ye bigasoza ati mwakira ijambo ry'Imana. Iri torero ndaritinyaga. Mushobora kuva 2 muri kwiga iby'Imana gusa mugataha ntango mivuze. Abantu bakurikiye iby'Imana gusa, turashaka gukurikira ngo tumenye ico Yesu adushakaho. Iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga inzoga, abantu barasinda, nizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Gusa yumva ngo gusambana ni ukuvanga ibitavangika, ni uguhuza ibidahuje. Ni ugushaka guhuza ibitari muri Bibiliya ukabihuza n'ibiri muri Bibiliya. Nze kuvuga nkabwira abantu, hari indirimbo kansoze ndi kumva biri kundega ko bwije, Marayika wa 3 sinzi nibejo ndamwigishaho nibishobora hari ndabikora, ariko hari amagambo nifuzaga gusoma. Yesu ashimwe. Iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, nizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Ni ikibazo ngiye gusorezaho kiri muri Zaburi ya 92. Ngiye kugiha umukoro ku bashitsi bari hano, wihangane ugikore n'umutima mwiza, nawe nugitsinda weje ndaguha Bibiliya. Ndaguha Bibiliya nawe. Ni ikibazo kiri kubazwa ngo mukurikire namwe ku badive, cyakora mwe ntago ndakibabaza cyane, ariko ndakibaza kubankurikiye, kandi nashimiye Imana kuba abankurikiye atarabari hano gusa. Haleluya. Ni Zaburi ya 92 rero nimwe ikibazo gishingiye. Zaburi iyi ni indirimbo yo kuririmbwa ku isabato. Yego? Kuba ari kunyumva rero, none indirimbo yo kuririmbwa ku cyumweru ni iyihe? Urayinzanira ndamuha Bibiliya. Ati twasomye muri Bibiliya ko hari indirimbo igomba kuririmbwa ku cyumweru. Turukumvikana? Kubankurikira rero bari hano n'abari ahandi, inyigisho z'ibinyoma cyangwa se ndasubira kuri Marayika wa 2, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, niryo ruba rw'ubusambanyi bwawo. Nabwiye ngo ubusambanyi ni ugufata ibitavangika, ni uguvanga ibidahuje. Yego? Ibitari muri Bibiliya ukaza ukabivanga muri Bibiliya, n'ibyo muri Bibiliya ukabivanga mu bitari muri Bibiliya. Rero ntangazi ritangazo muri uyu mugoroba, nta cyumweru cyanditswe muri Bibiliya ngo abantu bakiruhuke kireka isabato. Ibi kandi kababwire icyo nkundira iki gihugu cacu, ushaka kuzana amatika atariyo burya bagufata. Iyi ni Bibiliya ndi gusoma, ndavuze ngo nta cyumweru cyanditswe muri Bibiliya ko abantu bagomba kugira indirimbo baririmbaho kereka kuririmba indirimbo yo kuririmbwa ku isabato. Ndekeye ahangaha rero, ushobora kuba uri hano ushega, numvaga abantu benshi bari kuvuga ngo pongo ngo itorero ngo ryacu ngo nasanze ba mama barimo ngo na ba data barimo ngo ubwo ngo rero ngo ntago narihemukira. Hari n'abakobwa bavuga ngo nasanze ngo sheri wanje ngo ari mwari ngo nanga kumunaniza ngo none ngo turafatanije. Iby'Imana nta society bamo, ahubwo umuntu azakizwa no kwizera kwe. Imana idufashe muri uyu mugoroba, kandi Yesu ugira neza
yongera turambura amaso yo kwizera, atwereke ko ijuru ridutegereje. Nibahamagara amazina ni ryawe rizabe ririmo, mu izina rya Yesu. Mugire umugoroba mwiza. Ndabaza mu bashitsi, mbese uri kumva nawe wamasha ukizera ibiri muri Bibiliya gusa? Ndashaka kumasha nizera ibiri muri Bibiliya gusa, kandi kubw'iyo mpamvu byansaba kubatizwa, nakwemera kubatizwa ariko nkagendana n'ibiri muri Bibiliya gusa. Urimo ugashira hejuru utuki nkareba. Bane baho umugisha n'ukuri. Muzamure cyane ndebe, muzamure cyane turebe. Mbaraga ikomeye iyo iduha umunezero, igasubiza bashavuye ibyishimo n'umunezero twaburiye muri isi, tuzabihabwa nitwisunga iyo mbaraga. Sobanura iyo mbaraga ikomeye iyo iduha umunezero, igasubiza bashavuye ibyishimo n'umunezero twaburiye muri isi, tuzabihabwa nitwisunga iyo mbaraga. Saraba cyabonye iyo mbaraga, uwo munsi agakiza karatangwa. Iyo niyi dushoboza gutsinda ibigeragezo, uyisunze ahorana ibyishimo. Sobanura iyo mbaraga ikomeye iyo iduha umunezero, igasubiza bashavuye ibyishimo n'umunezero twaburiye muri isi, tuzabihabwa nitwisunga iyo mbaraga. Iyo mbaraga ikomeye niyo iduha umunezero, igasubiza bashavuye ibyishimo n'umunezero twaburiye muri isi, tuzabihabwa nitwisunga iyo mbaraga. Sobanura iyo mbaraga ikomeye iyo iduha umunezero, igasubiza bashavuye ibyishimo n'umunezero twaburiye muri isi, tuzabihabwa nitwisunga iyo mbaraga. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi.
Matayo 24 umurongo wa 14.